Bakunzi ba Martin Comedy, twibuke twiyubaka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yes guys, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Martin Comedy, amaru y'Imana be kuri mwese mukomeje kubana nanjye mu biganiro bya buri munsi nyine mbategurira. Abanyarwandakazi, nongera kubahereza ihumure kandi dukomeza twibuka twiyubaka. Navuga ko ari iminsi myinshi yarishize, ariko naha muri diaspora turi ntago tuba twiyibagije iby'igihugu cyacu kitubyara, ibihe turimo byo kwibuka inzirakarengane zacu zazize jenoside yakorewe abatutsi 1994. Uyu munsi rero turi kwibuka ku inshuro ya 31 kandi dukomeza guhumuriza uwo ari we wese waba warahuye n'icyo gikomere. Nukuri turabazirikana kandi Imana igikomeza ibaho umugisha. Uyu munsi rero nagaro nanze kwihangana, kuko hari igihe ubona ibintu kanga kwihangana guys. None maze iminsi ndwaye, ariko kubera Nyagasani Imana igenda igira uko ibigenza. My friend, my brothers, murabizi ko ngewe ndi mutaripfana kandi guhisha ikindimo byarananiye. Byarananiye, murabizi njya nserereza abantu ngo mwantutse mwagize hanjye nkababwira, ariko nubwo wantutse wibuke neza ko iyi si turimo idasakaye. Niba imfura yaranyagiye nawe ejo wanyagirwa. Ariko murabizi buriya umugabo agezira ibintu bibiri. Muri make bajya baca umugani ngo urupfu rw'umugabo ruba muhehe maso. Bishatse kuvuga ngo umugabo iteka ryose yangizwa cyangwa se ararurwa n'ibyo abona. N'ibyo abona biri imbere yiwe, n'ibyo abona biri kugenda bimutambuka imbere impande n'impande. Akenshi burya nibyo binkangiza, bigatuma bihindura bichallenging intekerezo ziwe. Shuti bakunzi rero ba Martin Comedy n'abakunzi ba Martin Family, icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki. Ngiyewe ndinde wo kubona $1 ringana kuriya, na struggle z'ubuzima umuntu aba yibereyemo, akomeza akicara. Umbwize ukuri, umbwire. Gusa nagize ikibazo gikomeye kitanoroshye, kuko umudamu wanjye namuvugishaga mu minsi yashize ari mu bitaro bidakunda, ntamubona ku murongo, ntamubona neza. Ndavuga nese mu by'ukuri ibi bintu ni iki? Ubu rero ndi gushakisha uburyo namuvugisha. Wenda mwibi bihe nubwo kubona imodoka zerekeza mu Rwanda nyine biba bitoroshye, biragoye cyane, ariko ndashaka kuntu mpagera kugira nite ku mugore wanjye menye ku kibazo afite kweri. Ndashaka kumenya ikibazo afite na biriya bintu byose byabaye mbihagarike. Ariko ubundi ku cy'urugo rwanjye baba bashaka kurwinjirira buri munsi, baba bahingira ngo urugo ngo rutarimo umugabo ngo rurasuzugurika. Ubundi babona naragiye gupfa cyangwa naragiye gushaka undi mugore. Bite byaba abantu nk'aba ngaba bivanga mu bintu byabo by'abandi. Giye kambabwiza ukuri. Nimuza kuvuga ngo no kubera $1 nabonye. Tagira abantu baza kunshomokaho. Sibyo? Ubundi iyi video nyikoreye umugore wanjye, nashaka bari witega amatwi wenyine, abandi sinkeneye ko munayireba. Hato tutaza gushwana mbona za kubona comment zanyu zazinde zirimo ikinyabupfura gikeya. Ibyo simbikeneye. Ahubwo ndashaka ko ino video nyikoreye madam, kuko namubuze ku murongo ngo tugire ibyo twivuganira. Ariko icy'ingenzi ni ukugira amenye yuko ndi mu nzira. Ndi bugufi rwose sheri wanjye, humura, ndaje ndebe ibyo ari byo. Menye yuko uko wabikora kose
ndahari wigira ikibazo kandi abo bakwirikwankaho nabo birirwa bagutesha umutwe ndashaka kurebana nabo. Nibagiwe mwino minsi rero maze iminsi ndi kubaha isomo ryo guteka, ariko kari agacemo kugira ngo niyerekere abantu b'abasiribateri twa tuntu twa fast food tutagoranye. Munyihanganire kubera kuba igihugu turimo rero ni igihugu nyine gifite ukuntu kiba giteye mu mico yabyo, kurira mu ruhame, kurira hehe. Ubusanga nyine kubera kumenyerana n'ibyo bintu nawe bishobora kukwafekita, ariko by'umwihariko ntabwo tujya twibagirwa ko turi abanyarwanda my friend. Turi abanyarwanda kandi twubaha umuco nyarwanda. Aha turi hose tugerageza kuranga igihugu cyacu, tukababwira uti twebwe iwacu dukora gutya kandi umuco n'uyu. Bakanavuga ati wow amazing, ni byiza cyane, ariko ubundi guki mukora gutya. Nshuti uzi kuntu iyo nk'uyo turi kuvuga ikinyarwanda gutya babumva ngo ari ibintu biryoshye, ariko bakavuga ariko man ururimi nk'urwo umuntu yarumenya ati tekereza kuba umuntu azi Icyongereza, azi Igifaransa, azi Igiswahili, ariko wamubwira ati mwiriwe, mwaramutse neza, ishwida. Gusa muri no minsi ndashaka kuzabahereza umuntu umwe, ndashaka kubazanira umukobwa ahangaha akabaganiriza ku bijyanye n'umuco wa Kenya. Ariko ubwo urumva abantu tuzakorana ahangaha ni ba bantu nababwiye bagiye ahantu banyura. Wa muntu wavuze ngo ikayira Remera yirirwa yicira nk'imikuzo, ayigura amazi, ayigura ingwa. Ubwo urumva ikiganiro nzakora ahangaha rwose ntago kizaba kimwe, azaba ameze nk'uri kumva radio iri mu makuru y'Igifaransa. Ndabaza abantu benshi iyo radio igiyemo amakuru y'Igifaransa barayizimya. Ngo zimya shanga were kumara uwo muriro, ngo turaza kuyifungura ngo amakuru arangiye. Imagine ikintu cya mbere na amakuru, ariko warangiza wowe zimya radio. Kwa nini? Ibyo ni bya bindi mbabwira yuko iyo utagize ahantu nyura ngo baguhugure ufata amahugurwa, urumeze nk'umuntu utazi yava, kandi utazi yuva ntushobora no kumenya aho ujya kamemo. Ubu rero ikirahangaha ngewe nababwira nta bintu byo guseka bihari, sibyo? Nta bintu by'imikino bihari. Ibyo byose peleka kando, shyira ku ruhande tumenye ibyo twikorera. Uraza kumbreminga, uza kuvuga amagambo menshi, amadolari aragusajije, ubonye dolari, ubonye ibirere, utangiye kumira amazi, utangiye gushaka gutaha, wari waranze. Naranze se wari waranyohereje. Uvuga ko nanze gutaha, uvuga ko nataye urugo njya kugenda naragusezeye, cyangwa nakugishije inama ko ndutaye. Hari ikibazo nagize mbibariza, ese niba uhamya neza ko nataye urugo rwanjye baraguhamagaye ngo uze utabare, cyangwa waje ku murenge gusinyura aho wasinye? Sinkunda amagambo apfuye, nge nkunda kuri iminsi nkunda amagambo yubaka. Njyewe icyo napfa n'umugore wanjye cyose n'uwisezerano, nta n'ikihari cyatuma tudasubirana, cyangwa se nk'uko ubitekereza wowe. Sinatandukanye nawe. Umugabo wese mu butembere yabukora. Uvuze ko umuntu ava muri Afurika akajya i Burayi agasiga umugore muri Afurika, biba bivuze ko amutaye. Ariko muzazagiye mukura mukareka kuzana ibintu byo kwirirwa muteranya abandi. Aba ni babandi baba batifuriza abantu ikiza n'umunsi warimo. Ni gutumbwira ngo wowe umuntu agiye gupagasiriza urugo rwe, utangiye kujyana amakuru ushyira umuntu amakuru mwica mu mutwe umubwira ubwo se uracyamubara nk'umugabo, ubwo si ibi bintu yigize urabona bizavamo. My friend,
nta muntu nshaka gukomeretsa muri ibi bihe turimo. By'umwihariko nzi ko ari abantu bari mu Rwanda, nubwo abantu benshi bankurikira bari i Burayi, my brothers, abantu benshi bankurikira bari i Burayi, kandi respect to my followers, to my subscribers. I love you so much, and I wish you many blessings, much blessing, everything you think to be your success. That is all right. Reka mbabwire ikindi kintu kimwe. Kuba umugabo biraharanirwa. Ntabwo kuba umugabo koko ari ukwambara ipantaro ngo uberwe, ushireho costume, ushyiremo karavati, uyinige. Biriya ntabwo aribyo bita kuba umugabo. Ahubwo kuba umugabo ni iki? Kuba umugabo ni ukumenya inshingano ufite mu rugo rwawe cyangwa se muri kondisiyo z'akazi urimo. Ushobora kumbwira impamvu umuntu w'umudamu ushobora kumva bari kumwita ngo cyakoze mama Marisi, cyakoze mama runaka, cyakoze mama Ngabo, cyakoze mama amazina menshi atandukanye, cyakoze mama Sonia, cyakoze amazina nk'ayo ngayo agiye arimo ibintu by'ibikomerezwa. Kame munamwumva nka mama Ngabo, ariko urumva iryo zina ubundi uryumva ngo mama ndi, bivuze ngo uwabyaye Ngabo, uwabyaye Ngabo. Ngabo basuhuza mungu wanje. Ari abantu batazi Ngabo ngo ase Ngabo biti ameze neza. Reka mbwire uri kwikoranabuhanga ase nk'ubereka ifoto ya Ngabo. Ngabo kabisa. Reka acishemo ifoto nibe na ngombwa andebere hara ku ruhande ko harimo aka video ke. Ka video kiwe ase nk'ukanyuzamo gatoya. Umuntu uri kwikoranabuhanga ariko ubundi icyo kintu bucyumva. Nababwiye ni musirimuke, kuko ni mudasirimuka muzahora mwicuza impamvu ibi byose biba. Uzabona nshizeho video umvugiza ishyari, uzakora unsubscribe kubera ishyari, ariko hari abantu 6 cyangwa 10 bazaza bagakora subscribe. Imwe yawe rero usange ntari kintu yari imaze. My friend, njyewe ndakubwiza ukuri, ntago aho bigeze ahangaha nta muntu mbihatira. Gukora subscribe ni umutima w'umuntu, kandi ni urukundo. Ni urukundo pe. Kuko buriya inuteri ku muntu urukundo ari muzima, ntuzaze kurumwereka yagize ikibazo. Burangira ntangazwa n'abantu banumva bacaye. Dore buriya umugore wawe ari inzarogwa, atari ukubera uburangaza wagize. Iyo utamuta se buriya byari kumuroga. Iyo nta muta se ubundi twarirwaraga mukikiye. Niba ubundi umugabo arangwa no guhora yavuye mu rugo yagiye gushakisha imibereho. Umugabo se yirwa mu rugo mu buhe buryo bundi? Genza hajya mbabwira mubabare, abashaka kujyana nanjye tujyane, abashaka kuvuga ngo mfite ibihanga babivuge, ntago bizantwariye. Ariko muzatungurwa nashyize amazahabu. Muzajya he? Ninshira amazahabu noneho muzajya he? Muzavuga ngo ivuye mu madolari ya madamu. Uzavuga mu madolari y'umugore we. Ariko urumvira iyo jambo zabuvuze, ryavuye mu madolari y'umugore we. So wabandi nta nubwo ari uwo nzaba narinjiye. Ibyo bintu bizaba bikurya heheho, kunumva bizaba bikwangije mu mutwe, bizaba bigugizaho bigukoma. Ngo amadolari azaba avuye. Buriya niyo mpamvu hariya ujya kuvuga ngo njyewe runaka nkurikije iby'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ategeka bashyingiranwe nta gahato. Iyo ndahira umuntu utarayivuga kandi nawe yumva ko nawe ngo ari mu gihugu akiti. Nemeye ko wowe runaka umbera nene. Nk'abantu mwe murashoboye. Njyewe reka mbabwire, according na nibihe turimo nta byo guseka, ntabwo ari byiza. Ariko iyi nkuru nyivuze mbabaye, kandi nitangira na message kuri madamu
iki kiganiro niwe ngikoreye, nta wundi muntu nkeneye yuko aza kubyivangamo ejo ntazagira umuntu userera nawe. Tutazaserera ngewe buriya sigaye ngira n'amahane, ariko ubundi bumbaza iki? Ni gute nkora video nyigeneye umugore ukaza kuyivangamo? Bicanga benshi bizajya bibacanga sigare meze ngo bibacanga sigare nirebera ngo ariko se koko na runaka ni kuriya byamugendekeye. Kubera icyo abantu muri ino minsi batari kumenya urwego bariho ngo barukoreshe nk'uko bikwiye. Ibi bintu ntago nsigaye mbona YouTube, sigaye mbona social media, abantu baraje kwifata nk'agapira, baraje kwifata nkaho ariho baza gukinira imikino. Ibi ntago ari byiza my friend. Ntago social media uzaza n'ubugoryi bwawe ngo wumve ko iyo social media yawe igiye kuzagira handi kugeza. Oya, mureke tuza dukora ibintu kandi bifite umwimerere, ariko nyuma tumenyana neza, tuvuga tuti ubundi iteka ryose famiye zihuje zikagira ibitekerezo. By the way, hari igihe baje gutanga ubutumwa bwiza ku mibereho y'urugo. Kameme birumvikana. Hari abaza baje kwigisha imibanire se ndayita ndangarugo cyangwa ndangagaciro. Icyo gihe rero hari abantu bazaza bakavuga uti ariko bano bantu no gukunda views cyangwa no kugira ngo bagire ukuntu bamenyekana. Kandi uyu muntu uba ufite narimeze gutya amaranye smartphone imyaka 58. Yabonye ba buri nguni batangiye gukora bimereye nk'inkende zibera mu ntuze, ati nk'abari barimo barakina bari ibintu barimo barabizi. Ariko kugeza kuno munota aravuga ati cyabampereza buri kantu na buri nguni nkabifotoreza ifoto. Muzajya muhora museka muca intege abandi babagurukane mureba, bajye kuri airport mureba, bakatisha itike y'indege ureba, yinjire muri airplane ureba, batangira uvuga uti atuzi ko agiye i Burayi. Ati kuntu yajyaga kuri social media tukavuga ati reba izo nyinya ziwe zidafite 12, ati reba ibyo bikovu byiwe. Ariko ndabizi uzaba mu bambere uzaza kwirirwa uhagaze kuri airport aje kureba Martin uburyo yasesekaye. Hari i Kanombe. Hari i Kanombe. Avuga ati wow, oh my god, atuzi ko ari we. Ati se za nkovu zagiye. Umubiri ni ubusa uzashira, kandi bituvuga tubivuga nta muntu dukamije gukomeretsa. Imibiri tugenda tubura ni myinshi, ariko ngewe ibi byambayeho aho kugira ngo bikubere urwenya byakagombye kuba byarakubereye isomo. Ukavuga uti se ubundi uyu ni Martin tuzi cyangwa n'undi muntu. Icyo nshaka kwibwira wenda nk'umuntu wabonye video yanjye bwa mbere, hari umuntu ushobora kuba utanzi ntarakora intomanuka yizi nkovu ziriho, ariko umutekinisiye wanjye uri kuri koranabuhanga ahangaha mutari kubona aho, reka zacishamo ifoto yanjye ntarakora iyi mpanuka, abereke two face ziri 42 photos different. Reka zabereke okay nizo izo ngizo. None se wa muntu we ngizo kuri ni iki watanze we kugeza kuno munsi ngo ubu gifite isura yawe wavukanye? Hari ahantu waba waraguza silence yo kugira ngo isura yawe itazangirika, ariko wabona wagize ikibazo uyo ngo se disi ngo ubu ngubu nk'iki ngo kirakibara mu bantu. Ngo se disi ngo nk'uyu nguyu arumva ngo agifite ngo ubuzima. Iyo umubiri no uzashira
udakoreye uwite ku kiriho no kunyagwa zigahera. Ngamije kwirirwa ndaserereza, ariko abantu biyumva n'abantu bazi ko bakora amakosa y'indengakamere nibo babwirwa. Nukuri mujye mumenya kuba abasirimu kandi mpora mbibibutsa. Hatejo mutazasanga muri kubitwa n'ibibazo bimeze gute muzize akarimi kanyu. Aka karimi mboneraho no gushimira Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane urwego rwa RIB rwafashe umwanzuro ukomeye wo kurya bacyaha aka karimi kirirwa gasenya ingo z'abandi, aka karimi kirirwa gateranya abantu bakamarana. Nukuri mujye mwinvestinga neza, mujye mwinvestinga murebe abo bantu birirwa babangamira abandi. Ibi bintu ntabwo ari byo. Ururimi ni rubi, ururimi ruraroga, ururimi ibintu byose. Niyo mpamvu mujye mufata umuntu wananiwe no kurinda ururimi rwe mumwihanangiriza. Bakunzi ba Martin Comedy rero ndabashimiye cyane, kandi twibuke twiyubaka ino nshuro 31 igira ikintu twibutsa kiremereye cyatuma dukoresha imbaraga zirenze zo twakoresheje mu minsi yashize kugira ngo tubashe kwiyubaka neza. Murakagira Imana n'amafaranga nicyo mbifurije, ariko madam umenye yuko mu minsi mikeya ndagusesekaraho. Sohorize umuryango wanjye kuko ino video ni wowe nayigeneye. Thank you so much. Thank you for watching Martin Comedy. Peace and love, and love you more. Bye bye. Never again. Gabo, smile.